Bakristo bavandimwe, mwa wundi Jean Marie witabye Imana akomeza kubasuhuza rero kugira ngo mugubwe neza murere hose. Burya twakagombye gushimira Imana tugasenga amasengesho budaca buri munsi, tugasenga kuko buriya muri Bibiliya haradukangurira gusenga budaca, amasengesho menshi y'urudubi kugira ngo ibintu byose bijye biduhira. Burya biba bigoye kuba muri ubu buzima ariko nta masengesho nta cyizere twagira. Hari umuntu wambwiye ngo umuti uruta ibindi byose ni icyizere, hope cyangwa se confiance. Nicyo cyizere gikomeye cyane twakagombye gufata nk'umuti w'ibintu byose. Waba urwaye wizere urakira, waba uri mu bibazo bigiye bitandukanye wizere urakira. None iyo urengejwe amasengesho bigenda neza. Mwibuke igihe Daniyeli yari mu rwobo rw'intare, ni ukuri isengesho yasenze isengesho ry'amazamuka birakunda, intare zifunga umunwa ewana, baraza bacekinga mu gitondo basanga umukoboyi aracyari muzima. Rero reka mbifurize byiza, musenge. Burya iyo byaducanze tujye tureka gufata imyanzuro mibi ngo dushakishe ahatariho, dushakishe impamvu aho bidashoboka. Usange twagize umujinya ku buryo n'umuntu watubona yadusobamo ko dufite ibyo bibazo, ugasanga wabyukanye umunabi. Uwiteka Imana adushoboze, ni ukuri tuba abantu basenga ubundi tuzasubizwa. Amen.